haya aracyari Junior Giti w'Imana nk'ibisanzwe. Mbahaye ikaze mugasobanuye. Ni Giti ushoboye ndetse unashobotse. Ni twa turirimbo abakundanye agasabira umukunzi we. Akabakse love story. Naka Indira. Love story. Aka ni Kimenyi wagasabye. Kimenyi Yves, twumvishe ubusabe bwawe. Uwagatura ntago yamuvuze gusa nakaririmbo yasabye. Mbaha Pusongo Rigavu agace k'ijana na 29. Ni kakaririmbo ukunda ukamutura. Na karirimbo keza. Bakise love story. Ndacyari Junior Giti nk'ibisanzwe. Haya. Ngoroho ibabaye. Ibaho ariko itavuga cyane yiturije. Ndetse nyirayo aguma ategereje uwo yakundaga. Umunsi ku munsi afite ya foto yabo y'ibihe bya kera ari yacungiyeho. Ntago ari umusazi, ibyo akora arabyizera ko bizakunda. Abona uwo akunda aharebye hose. Abahagaze ategereje ko akunda azaza. Afite icyizere n'akarabyo mu ntoki. Uretse uwo ngo akunda nta kindi ahanze amaso, nta kindi ategereje. Byose abona nta gaciro biha. Araremerereye muri we. No guhumeka abanyanzu biramuvuna. Ari mu bwigunge. Gitanga atavugisha abanyanzu bakunda buri munsi baganira. Suko ari ubusazi, nuko ari urukundo nta kindi. Uwakunda amubona hafi ye ibihe byose bari kumwe. Aharebye hose nta kindi abona uretse uwo ngo akunda. Ahora ahagaze ategereje, azi ngo azaza, ndetse afite akarabyo mugenzi ko kuzamuhereza. Nta kindi mwisi mnyeza acungiratse mugenzi urukundo yakunze uwo yakundaga, uwo yabuze. Iyi ni inkuru y'urukundo ye. Bakise love story cyangwa love story. Hajemo nyine akisa y'Imfaransa. Ni inkuru y'urukundo rwe. Atumye nsezeranya akiri ikiganza cyanjye. Umbwire ko byose uzaba ari amahoro igihe cyose. Mfata unkomeze ndetse hafi yawe. Ndacyafite za nzozi zanjye za kera. Nyene kuma hafi yawe ariko ntago nzi gute nagukunda birenze. Nagize ubuswa kenshi muri nge. Basi hagarika rekera aho ngaho. Mora nicuza. Ibi byose ntago nabyifuje. Nakabaye ndi umukire ndetse nakabaye uyu munsi mfite byinshi byo kuba naguhereza, ariko usanga utabyitayeho. Ndagutegereje uzansanga ahandi ku mwaro, ndetse n'unyanga byose ukananyirengagiza. Menya ko no kubaho kwanjye byose ari ibyawe. Ni ya nkuru byanze y'urukundo bakiganira. Ni inkuru byanze y'urukundo ivanzemo inkuru zirenze imwe. Ndacyari Junior Giti nk'ibisanzwe. Giti w'Imana, Kimizi mirefu w'i Rwanda. Ni wa musobanuzi ushoboye ndetse unashobotse, kandi nkatuye abakundanye. Haya bamwise Indira. Ati akabuje karamurika mu mwijima ndetse kumwenyura. Nabyo binyanzu bishingiyeho byakubaka ubwami. Mbona wowe nawe ukabona nje, nta wundi ubyizera ibyo turimo. Gusa urukundo rwakugira umuswa, ndetse ari umuswa yaba umwami kubera urukundo.
mugenzi unyirengagije menya ko niyandi zakurwanira maka twongeye tugakundana. Niyo nkuru y'urukundo yawe, niyo nkuru y'urukundo yawe mugenzi baganira hakuno. Kano nkatuye abakundana mwese Imana ibandebera icyoroshye. Nakanya kahariwe indirimbo imwe cyangwa ebyiri za buri cyumweru z'abakundana. Akana kimenye wagasabye nago nzi yagasabiye nde. Bamwise Indra at Love Story. Mukanya mbaha filime yanyu Pusongo Ligavu agace k'ijana na 29. Love Story. Kano nkatuye Deste Imana imundebera icyoroshye Miri. Na Miss Naomi. Abose nabakunzi bagasobanuye